Mwiriwe nanone mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica ku muyoboro wa Arena Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko muri amahoro aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Niba utarakora sub wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugira waba ugize neza kandi waba ukoza. Hanyuma rero amakuru ari kugenda atugeraho nuko abanyamahanga barwanyije abamotari bamaze gutabwa muri yombi nkuko hano biri kugenda bigaragara. Hanyuma andi makuru ari kugenda avugwa hano nuko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo za FCM 23 ndetse n'abayobozi ba RDC ngo bamaze gushyira gahenge kuri iyi mirwano ikomeje kubera hano muri Kongo, bakaba bamaze gusinya amasezerano y'agahenge biri kumvikana. Hanyuma andi makuru rero ari kuvugwa hano nuko umugabo w'imyaka 48 witwa Christophe ngo yaba yahubukiwe n'ikibuye kinini cyane gipima amatoni. Reka turebe. Hanyuma iki kibuye kikaba cyahubuwe n'iki mu makuru yacu rero mu buryo burambuye nuko uyu mugabo witwa ngo Christophe w'imyaka 48 yaba yahubukiwe n'ikibuye kinini cyane kikamugwa ku mutwe, kikaba cyamufiramo guhita yitaba Imana. Nyakwigendera rero Christophe w'imyaka 48 nyine akaba yahuye n'iyi mpanuka muri aka karere ka Muhanga ubwo yari arimo acukura amabuye y'agaciro. Biri kumvikana, murabizi ko hano muri aka gace ka Muhanga ariho hakunze gucukurwa amabuye y'agaciro mu majyepfo. Murabizi ko ariho hantu hacukurwa amabuye y'agaciro cyane. Rero uyu mugabo nawe akaba arimo acukura amabuye y'agaciro ariko muri koperative izwi cyane nka Komare. Rero iryo buye rikaba ryamanutse rikaba ryahita rimwitura ku mutwe akahita asiga ubuzima. Rero umuyobozi w'uyu murenge Gihana Tarisisi yatangaje ko nyine bamaze kumenya ibyo bakabikurikirana. Uyu mugabo ngo akajyanwa kwa muganga yakomeretse, yazahaye bikomeye cyane, ngo akahita agwa mu bitaro. Nyine biri kumvikana bwayo nguko nuko byagendekeye uyu mugabo. Akaba yatarari wenyine, yari ari kumwe n'abandi, ariko iri buye nyine rikaba ari we ryahisemo ngo akahita yigendera. Tukavuga ngo nagire iruhuko ridashira. Hanyuma n'imiryango nyine yabasigaye ikomeza kwihangana, nuko nicyo twabifuriza. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa nuko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu buyobozi bwa Qatar ndetse na Amerika, ngo bakaba ubuyobozi bukaba bwamaze gusinya amasezerano y'agahenge hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano rero impande zombi zashyiriweho umukono iduha muri Qatar. Biri kumvikana mu rwego rwo kugira ngo ibibazo biri kubera hano muri Kongo by'umutekano mukeya bibe byahagarara cyangwa se bibe byaba bihagaze, kugira ngo barebe icyakorwa. Bimwe rero mu by'impande zombi zemeranyijwe guhagarika imirwano iri gukomeza kubera hano muri aka gace mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko hari kugenda habera intambara itarangira mu buce bugiye butandukanye. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikimara kubona ibintu bikomeje gukomera, amasezerano y'agahenge yo kuba bahagarika imirwano, yo kuba bahagarika intambara iri gukomeza kugenda ibera hano muri Kongo. Rero umuyobozi wa AFCM 23 Lorenzo Kanyuka akaba ari ibintu yakomeje kugenda yishimira, avuga ati cyane iyi ni intambwe ikomeye itewe ku buryo byakomeje kugenda bishimisha ubuyobozi bwa AFCM 23 hagati. Ni intambwe ikomeye cyane duteye cyangwa se itewe hano kuko ntago twishimira ibitero bikomeje kugenda bikorerwa ku basivile bagiye batandukanye mu buce bugiye butandukanye hano. Bavuga bati ni ibintu byiza cyane ubwo ubuyobozi bwemeye kuba bwashyiraho agahenge. Nizera ko bizagenda neza. Murabizi ko rero bwashize iyi nama yabereye Qatar muri Doha nyine, ndetse irimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yarahakanye ko MONUSCO yaba iri mu bantu bashobora kuba baza gukora iperereza cyangwa se kuba baza mu bantu bagomba kuba bakurikirana ibiri kubera hano, bareba koko niba ibyo bavuze byaba biri gushyirwa mu bikorwa. Ariko ingabo za 23 zikaba zarakomeje kugenda zibihakana, zivuga ziti izi ngabo za MONUSCO twarahanganye igihe kinini cyane, rero ntabwo twabemerera ko baza. Ariko nyuma bakaza kwemera ko aba bagabo baza, bakemera no kuzajya batanga inzira mu gihe aba bantu baba bari gutambuka ku mpande zombi. Rero ibyo bikaba byamaze gusinywa, bikaba byamaze kwemezwa. Reka turebe ibizakurikiraho, reka turebe niba koko intambara hano hantu izahagarara. Murabizi ko mu duce dutandukanye mu minsi yashize hano harimo kugenda haberamo intambara
intambara bari kugenda bafata uduce tumwe na tumwe, ariko bakaba bamaze gusinya amasezerano bavuga ko iyi mirwano igomba guhagarara ndetse n'ibi bitero bigenda biba ku mpande zombi bigomba guhagarara. Reka dutegereze rero turebe ko ibyo bintu bizashyirwa mu bikorwa, ariko kikaba ari igikorwa cyamaze gusinywa nyine, bikaba ari ibintu bamaze kugenda bemeza. Andi makuru ari kugenda tugeraho ni abagabo b'abanyamahanga bigaragara ko bakomeje kugenda bendereza abamotari, bikaba byarabaviriyemo kuba barwana ndetse bakaba bafatwa na polisi bagafungwa. Polisi rero y'igihugu yatangaje ko yataye muri yombi abasore batatu b'abanyamahanga bakubise abamotari, abakora umwuga w'umumotari nyine, bamara kubakubita nyine bakahita bafatwa na polisi. Nubwo polisi ngo itigeze itangaza aho abasore baturuka, ariko aba basore bakaba bamaze gutabwa muri yombi, bakaba barafunzwe nyine na polisi y'u Rwanda. Ibi rero byabereye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro, niho ibi byabereye. Abagabo bakaba bavuga ko bari baturutse muri Iraq ariho biga, hanyuma bagashaka guteza imirwano hagati yabo n'abamotari. Polisi rero ikaza kuba hafi igafata aba bagabo, bakaba babafunze nyine, bakaba bafungiye rero kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro mu gihe hagikorwa iperereza kugira ngo harebe niba hari icyo hakorwa. Nyine biri kumvikana itegeko hano riba rigomba gukorwa, niba bagomba gufungirwa inaha cyangwa se niba ibyaha bibahama bakaba bafungirwa inaha. Ibyo nabyo turategereje kugira ngo turebe polisi icyo iza kubikoraho. Si ubwa mbere rero iki kibazo kiba, ariko polisi y'u Rwanda ikaba ikomeje kugenda ikomeza ibi ikuri. Murabizi rero ko ntago bigeze bahagarara. Hanyuma rero muri Kanama mu mwaka wa 2025 polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 12 ashize abanyamahanga 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo no gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura, naho 64 basubizwa mu bihugu baturutsemo. Biri kugenda byumvikana ko abanyamahanga bakomeje kugenda bateza umutekano muke hano mu Rwanda, ariko ntabwo bizabahira kubera ko ibyo nta muntu ujya abyikora hano iwacu i Rwanda. Murakoze cyane rero, mukomeze kudushyigikira kandi mukomeze kubana natwe. Amahoro y'Imana n'abane.